rero kuba Anglikani yarafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ibi bintu si byiza nuko nemera ko yagendeye ku ijambo ry'Imana nuko turisoma turayishimiye rwose ahubwo mbona narahisemo neza kuba ndi muri Anglikani nk'abaririmbyi twabanye nawe yaratuyoboye hano kuri diocese n'umwana we twagize igihe cyo guhura nawe no kubana nawe byadukoze ku mutima ariko nta kundi bihangane twizeye yuko ku gihe cy'umuzuko turi kumwe Imana ikomeze kubana nabo muri bihe bitoroshye Imana ibakomeze cyane. Jeff urunganira iki dirigente kucyo nari mubajije kijyanye n'iki cyemezo cyo kuba Anglikani y'u Rwanda irigenga kubera yuko yanze kiya cyemezo amashimwe muri jye n'umutima umenetse n'ibyo mfite nambaye nk'urabyo mumura nk'umubavu haleluya amashimwe muri jye amashimwe muri jye n'umutima umenetse n'ibyo mfite nambaye nk'uburabyo mumura n'umubavu haleluya amashimwe muri jye amashimwe muri jye n'umutima umenetse n'ibyo mfite nambaye nk'uburabyo mumura nk'umubavu haleluya turamushima kandi tukamushima tukongera tukamushima ni indirimbo nziza cyane itwinjije mu kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane turi mu karere ka Musanze muri diocese ya Shyira ku rusengero rwaho naho turi gukora ikiganiro byose diocese ya Shyira nabingize ngo ntibeshya niho tugiye gukorera ikiganiro ni munyemerero dutangire tubasuhuza abakunzi b'iyoboka Mana TV ndetse n'impamba nyayo turi kumwe muri iki kiganiro ndagira ngo mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugiye gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye rero n'itsinda cyangwa na korali cyangwa na groupe ni groupe y'amateka cyane muri aka karere ka Musanze muri diocese ya Shyira ndetse no muri imyitoro rya Anglikani muri rusange ndetse no mu Rwanda muri rusange kuko yagiye ijya mu bihugu bitandukanye aho yabaga hagarariye igihugu mu buryo bugiye butandukanye turi buze kugenda tubigarukaho yiteguye rero ibikorwa bikomeye bisubiremo ngo bikomeye cyane mu gitaramo gikomeye bazaba biziriza mu isabukuru turi buze kumenya byose nibo rero tugiye kuganira murabona ko ari abantu beza bambaye neza n'ukuri bigaragara ko bakijijwe ko bambariye gukorera Imana angira ngo n'ibintu byiza cyane ni munyemerere rutangire tubasuhuza mwiriwe neza kandi muraho murakomeye murambura ibiganza musuhuza abantu bari kureba iki kiganiro ati barabasuje mu izina rya Yesu ngo muzajye mu ijuru n'ibindi byose nibyo bagenda bababwira. Jeff meze neza rero reka ntangire mvugisha umwe yego turashima Imana. Wow tugeze hano muri diocese ya Shyira mwatwakiriye neza ibintu bimeze neza nabonye hari na hoteli nziza cyane hariya hepfo mbese ibintu byose ni fresh cyane natwe twishimiye kubakira kandi Uwiteka abaho umugisha umurimo mukora ntago ari ubusa ku mwami nitutagwisari muzasarura niko jya mbwira abantu namwe kandi nimutagusari ni ukuri pe kuba mwitanga mukaza kuririmba mukata imirimo yanyu mukavunika mugatanga ubutunzi bwanyu buri hafi ya ntabwo kuri bamwe usanga umurimo w'Imana ugoye kuvuga ngo hafi ya ntabwo suko mbisa abakene ahubwo abantu biganje muri urubyiruko cyane usanga amafaranga nyine yacu ari makeya birumvikana ibyo byose rero mukora nimutagusari ni ukuri muzabisarura. Amen. Jeff reka nkubaze turi kumwe n'abandi mbere wenda yuko uvuga itsinda muri rusange umuntu agiye kujya atwibwira ariko turahera kuri wowe noneho tuze tuganira rero. Nitwa Mukiza Joseph abandi coordinateur wungirije muri iki gikorwa murakoze. Yego ndabasuhuje nitwa Nizeyimana Simeon umuramyi kurera mu itsinda rya Living Hope murakoze. Yego Yesu nashimwe nahimbazwe amazina nitwa Ishimwe Victoire
nkorera mu itsinda rya Living Hope Group, kirenzeho ndi dirigente wa Living Hope Group. Murakoze. Wow, turi buze kumuganiriza twumve. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Munezero Christelle, ndi umuramyi, nkaba ndirimba muri Living Hope Group. Imana ibamugisha. Ukaba uri n'umumama? Ego. Mutari kutubwira. Ndi umumama, mfite abana 2 b'abahungu. Imana iduhane byiza. Okay. Haleluya. Amen. Nitwa Ingabire Marie Jose, ndi umuririmbyi muri Living Hope Group. Nkaba ndi umumama w'umwana umwe. Yego. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Dufimana Emmy. Living Hope. Murakoze. Ukaba uri umukobwa? Ndi umukobwa. murakoze. Nitwa Masengesho Eswahili, ndi umwe mu baririmbyi ba Living Hope, ndacyari umusore. Uracyari umusore, ushima Imana. Yego. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Turi kumwe rero na Living Hope Group ikorera umurimo w'Imana hano kuri eglise tugisanzeho. Reka mbase Joseph rero nka coordinateur wungirije muri iki gikorwa bari gutegura, tunyuriremo gakeya. Living Hope Group ni bantu ki, ni bande, ni itsinda, atubwire ni ibihe bikorwa yizwiho yibukirwaho, muri make atubwire abantu turi kumwe cyangwa iri tsinda ari bantu ki. Living Hope Group ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana, ryabonye izuba mu mwaka wa 2003. Rikaba rigizwe n'amatsinda menshi, harimo drama team, hakabamo dance traditionnel, hakabamo abakina ikinamico, hakabamo n'abaririmbyi nk'uko mwababonye aha ngaha. Iyo niyo Living Hope Group, ikabikorera umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana muri ibyo byiciro byose bitandukanye mu itorero Anglikani ry'u Rwanda. Mutangira byari bimeze gute? Se igitekerezo cyavuye kuri korali wenda yari hari y'abana cyangwa y'urubyiruko? Igitekerezo cyo gutangira iyi group cyaje gute? Nyuma yo kubona yuko urubyiruko muri Anglikane rugenda rubura cyangwa rucika intege, nibwo haje igitekerezo cy'abantu bagera kuri 4 bicara hamwe bareba ngo niki twakora kugira ngo noneho urubyiruko muri Anglikane rugumemo, na tuzagire na generation yindi zagenda isimbura abasaza cyangwa abantu bagenda bakura. Niko gutangiza rero itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana muri Anglikani ryitwa Living Hope Group. Akaba ari ryo tsinda rya mbere ryatangiye umurimo mu gihugu cy'u Rwanda muri Anglikani, kuko urubyiruko rwagiye kongera rwisanga muri Anglikani muri rusange. Murakoze. No kuvuga yuko mwayikoze ariko mufite intego yo kuyagurira no ikagenda imbuto zayo zikagera no mu zindi diocese, mu zindi niba ari paroisse bavuga CB, hari abavuga archidikone nibyo nibyo niko kuri. Twari dufite intego yo kwagura ahantu hose hashoboka gukorera mivuga butumwa. Nubwo yavukiye hano muri katedrali yo hano mu Batiza Wera, ariko twagiye dukora umurimo w'ivugabutumwa dushinga andi makanisa n'amaparuwase ku bwa Living Hope, tugenda tuvuna n'andi maparuwase cyangwa se mu zindi diocese, harimo nka diocese ya Cyangugu na Butare. Niko uwo murimo wagiye urakura, kandi turabishimira Imana. Imana ishimwe. Umurimo rero ugenda ukura, none mumaze imyaka ingahe mugiye kwizihiza isabukuru? Niki mushimira Imana, niki yabashoboje muri iki gihe mumaze? Tumaze imyaka 20 tubonye izuba. Ibyo rero nishimwe kuri twe rikomeye, ku Mana yadushoboje mu by'ukuri urugendo rurerure tutagombaga gushobora tutari kumwe nayo. Twakoze umurimo w'ivugabutumwa muri diocese yacu, tujya mu yandi madiocese yo mu Rwanda, turenga imbibi, dukora umurimo mu Bugande, tukorera muri Kenya, tukorera muri Tanzania, tukorera i Burundi. Aho hose twagiye tubona ukuboko kw'Imana no gukomera kwayo. Amen. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Living Hope Group turi kumwe, mwayumvisha igizwe n'abantu bangahe ubu ngubu groupe nyine yose? Groupe muri rusange abo twita abaririmbyi cyangwa se abo babarizwa muri ayo magroupe n'abantu 66. Ariko hariho irindi tsinda ku ruhande
navuga ngo ry'abaterankunga. Abaterankunga ni abantu bahoze muri Living Hope n'abandi bashobora kutwiyungaho cyangwa se bagiye baza bakumva bashigikira uwo murimo. Abo bo kugeza ubu turacyafite abagera mu 8 kandi turabashimira Imana ko bagenda badufasha muri byinshi. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Iri tsinda rijya ritegura ibikorwa bikomeye pe, umuntu akavuga ngo bikanyeganyeza gospel music yo mu gihugu. Urugero hari biterana cyangwa ibitaramo twibuka bikomeye, mwagiye mukorana na ambassador, hari cyabaye mwatumiye korali ambassadors, hari icyo mwatumiyemo abaririmbyi batandukanye ba Apollinaire ndetse n'abandi, hari icyo mwatumiyemo n'izindi korali cyangwa n'andi matsinda mu yandi matorero atandukanye. None muzanye rero iki gitaramo cyo kwizizanya nyine n'isabukuru y'imyaka 20 mumaze mubayeho, mukoze rwose ikintu gikomeye, mutumiramo korali ikunzwe n'abanyarwanda benshi ndetse no muri ibi bihugu by'aka karere, yitwa korali do Kigali. Ngira ngo ni ikintu gikomeye. Ibitaramo mugenda mukora mugamije iki? Ko mbona mugenda mwenseramo izindi nsengero, bishatse kuvuga iki kuri mwebwe? Tuvuka ntago twavutse turi independent kuri Anglikani cyane. Yego, twagiye dukorana n'andi matorero muri ADPR, Anglikani, Katolike, Adventiste, yewe n'abasilamu twarakoranye. Rero umurimo w'ivugabutumwa ntago twibanda ku itorero runaka. Niyo mpamvu tuba twifuza yuko ubutumwa bwiza bugera ku bantu bose. Ni nayo mpamvu mwagiye mukorana n'izo korale Yego rwose, mpamvu twagiye dukorana n'ayo matorero n'amadini atandukanye n'ayo makorali kugira ngo n'abandi bose turusheho gukora ubwo busabane, kuba inshuti, kuba bamwe, cyane yuko twese umurongo n'umwe no kuzaga ubwami bw'ijuru. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Reka iri tsinda turi buze kugaruka kuri iyi konseri bateguye ku itariki 30 izabera ku rusengero nyine turiho rwa Cathedral. Nkariya ngo ni Yohana Umubatiza Wera, kuri diocese nyine ya Shyira. Okay, ngira ngo ibintu byumvikana turi buze kubigarukaho. Reka nganire n'abandi gatoya, mpereza dirigente microphone kugira ngo tugane. Dirigente, umeze neza se? Ndashima Imana. Ubona uyoboye itsinda rikomeye gutya yagiye rikora ibyo bikorwa byose ngaho muri Kenya, ngaho Tanzania, Burundi, Uganda, reka mu Rwanda mu mafestival akomeye. Umeze gute? Uraba ubishobozi iki wenda reka umuntu abitekereze gutyo? Mu buntu bw'Imana twagiriwe, nta kindi mbishobozwa usibye gusenga Imana. Yego. Umaze igihe kingana iki ubwo uri dirigente? Umaze umwaka. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Dirija, ukurikira social media, itangazamakuru ndetse nyine n'ibikorwa cyane birebana na Eglise Anglikani, sibyo? Yego. Mu minsi yashize muri Anglikani, umusenyeri wa Anglikani y'Ubwongereza ari nawe nyine uyoboye Anglikani ku isi, sibyo? Yego. Yaragize gutya aravuga ati twebwe rwose twemeye ubutinganyi, umugabo n'umugabo turabashyingira, umugore ku mugore tubashyingire, abantu rwose amadiyoseze cyangwa abanglikani mu bihugu bitandukanye birabivuga ati ntabwo bishoboka yuko ibi bintu twabyakira gutya. Ndetse na Anglikani y'u Rwanda yitandukanye. Noneho ejo bundi mu nama yari imaze iminsi ibera i Kigali yadekaraye burundu kwitandukanya nyine n'abo ngabo bemeye ubutinganyi. Iki cyemezo wacyakiriye gute? Ese iyi Anglikani y'u Rwanda itaza kwemera nayo ikemera igaha ikaze ubutinganyi, wari kuguma muri Anglikani, wari kubijya byari kugenda gute? N'icyo gatoya wenda. Murakoze. Yende ku kintu nabivugaho ku cyemezo Anglikani yafashe, nuko muri njyewe ndetse na bagenzi banjye twishimiye icyemezo Anglikani yafashe ikanga kiriya cyemezo abandi bafashe. Mu by'ukuri iyo tugendeye muri Bibiliya twakurikiye twemera dusoma, dusanga ko Imana yaremye Adamu. Yego. Imaze kurema Adamu iravuga ngo si byiza ko aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Irangije
iramusinziriza mu rubavu rwe havamo Eva. Rero ndakeka Imana yatekereje icyo kintu nuko yari ibonye ko Adamu mu by'ukuri akeneye umufasha. Rero kuba Anglikani yarafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ibi bintu si byiza, nuko nemera ko yagendeye ku ijambo ry'Imana nuko turisoma. Turayishimiye rwose, ahubwo mbona narahisemo neza kuba ndi muri Anglikani. Barakoze cyane. Kandi ibyo ngibyo bikaduha icyizere cy'uko bayoboye urubyiruko rwabo neza mu nzira nziza itujyana ku gakiza kazima, itujyana ku muyoboro wo kugera kuri Kristo. Turabishima cyane. Yego. Ngira ngo iyo ibyemezo bifatwa cyane cyane ku rwego rw'igihugu burya hari umutwe, iyo umutwe ari muzima ngo n'izindi ngingo zose ziba nzima. Reka dushimire nyakubahwa Archbishop Musenyeri Dr. Rurambanda uyoboye Anglikani itorero ry'u Rwanda kuba yaragize uruhare rukomeye ndetse akarwana intambara ikomeye. Twigeze dukorana ikiganiro ambwira ukuntu yagiye muri Amerika bamubwira bati turanaguha ibiguzi ariko rwose nyabuneka ragira gutya bigende gutya, ariko mu by'ukuri turamushimira cyane. Turabonyeho kandi no kumwihanganisha. Reka Joseph avuge ijambo ryo kwihanganisha Musenyeri yabuze umwana. Ngira ngo tuganira namwe kandi yanayoboye ahangaha no mu wanyu n'umuyobozi, hari icyo nk'itsinda mushobora kuvuga mu kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Yego. Tuboneyeho gufata uyu mwanya ngo twihanganishe umuryango wa Edwin Mbanda kubwo kubura umwana wabo Edwin Mbanda nk'uko tumuvuze. Yamubuze mu bihe bikomeye, ari kurwana intambara y'ubutinganyi. Rero Archbishop Rurambanda na Chantal Mbanda tuboneyeho kubihanganisha, kubafata mu mugongo, bihangane bakomere. Mu buzima bibaho kandi twizeye yuko ku gihe cy'umuzuko tuzahura nawe mu bwami bw'ijuru. Nk'abaririmbyi twabanye nawe, yaratuyoboye hano kuri diocese, n'umwana we twagize igihe cyo guhura nawe no kubana nawe. Byadukoze ku mutima, ariko nta kundi bihangane. Twizeye yuko ku gihe cy'umuzuko turi kumwe, Imana ikomeze kubana nabo muri ibi bihe bitoroshye. Imana ibakomeze cyane. Jeff, urunganira iki dirigente ku cyo nari mubajije kijyanye n'iki cyemezo cyo kuba Anglikani y'u Rwanda irigenga kubera yuko yanze kiriya cyemezo? Wowe ku giti cyawe, what's your expectation? Wabyakiriye gute? Ni icyemezo twishimiye. Imana ikomeze guha umugisha ubuyobozi bw'itorero ryacu. Nk'uko umuyobozi wanjye yaramaze kubivuga, mu mugambi w'Imana cyangwa se tugendeye mu mahame cyangwa tugendeye kuri Bibiliya, ntago Bibiliya yigeze ishyigikira cyangwa se yemera ko abatinganyi babaho. Ntekereza yuko muri kimwe cyatumye Sodomu na Gomora harimburwa harimo ikibazo cy'ubusambanyi bukabije, harimo n'ikibazo cy'ubutinganyi. Bivuga ngo rero mu mahame ya Bibiliya byari ngombwa yuko itorero ryacu rifata uwo mwanzuro. Ikindi nakongeraho ku gihe cya Nowa, Imana itegeka Nowa kubaza inkuge, yamuhaye inshingano zo gushyiramo ikigabo n'ikigori. Rero turashima Imana nk'urubyiruko, turashima ubuyobozi bw'itorero ryacu kubw'umwanzuro wafashe, kandi twizeye yuko hari igihe wenda cyazagera n'abayobozi b'Ikantibari bakabona yuko wenda inzira barimo itari nziza, bakagaruka mu murongo w'amahame ya Bibiliya. Nitubona icyo kigezweho tuzarushaho gupfukama dushima Imana ko yagize neza. Yego, murakoze. Mu mpere mikrofone uwo mubyeyi wegeranye na dirigente mama, hariya ni mama nde? Mama Brian. Kuba muri Living Hope Group, usibye ahantu bakugira ngo uririmbe maze nugera mu ijuru Imana izaguhe ingororano z'uko wayikoreye, ni iki kindi bikumariye? Hari ukuntu mukorari cyangwa groupe ubuvuga ati ngewe usibye no kuba wenda ndirimbamo, kubamo byonyine bivuze iki ku buzima bwanjye? Wowe bivuze iki? Murakoze. Kuririmba ni umurimo nkunda cyane. Kuba rero ndi muri groupe Living Hope bimfasha kurushaho gukomeza kwegerana n'Imana, bikamfasha mu buzima bwanjye bwose bwa buri munsi.
bigatuma ndushaho kumva ko gukorera Imana ari byiza cyane ko umurimo dukora wo kuririmba nta bindi bihembo tuba dutegereje usibye kubwira abantu ubutumwa bwiza no kurushaho kugira ngo tubakuririre kubereka ko Kristo ari we wa mbere mu buzima bwacu. Iyo definisiyo utanze niyo nanjye navuze sasa gikoraho ikibazo noneho usibye ibyo byuko ukorera Imana nyine ukunda kuririmba kuba umunyamuryango cyangwa umumambre wa Living Hope Group mu buzima busanzwe bimaze iki? Hari ukuntu uba mu itsinda rikakubera nka famille mu rugero rikakugira inama mbese ku buryo uvuga ati usibye no kwita yaba tutanaririmba ariko ino group ikabiriho mu buzima busanzwe byaba bimariye iki? Nicyo nakubajije rero. Living Hope ni itsinda rikora nk'uko twabivuze imirimo myinshi. Iyo twagize reka nihere nkanjye ndi umubyeyi, ikintu cya mbere mbona bimariye cyane nk'iyo nabyaye baraza bakampiza, iyo narwaje umwana ku bitaro baraza bakansura, mbese n'undi wese wagira ikibazo usibye nanjye gusa tumuba hafi, wagira ibyago bakakuba hafi. Rero numva ari umumaro munini cyane kuri njyewe Living Hope nariye kuba ndi nyirimo uyu munsi. Mazemo igihe kingana iki se Mama Brian? Living Hope nyimazemo imyaka 11. Yampaye wayije muri akari inyuma y'ijemo yego muri secondaire mu akane bagiye kuvuga ko banagushingiye su baranashingiye kugera n'uyu munsi Imana iracyaturiye. Yesu ubwo umugabo wa sisi yakobonye muri Living Hope Group nawe murarimbana? Oya ntabwo turirimbana, yaje mu rusengero kubera kuririmba neza kwanyu ati kariya gakobwa n'akana keza aha turiya niyo mugore wanjye ahita avuga ati reka mushyire mu magorero none ubu ngubu urakomeye n'abana babiri. Wese urumva byatari igitangaza se? Ni igitangaza cyane. Ese Living Hope Group kuyiririmbamo itanga n'abageni cyane. Living Hope yubaho Joseph se yaje bano umusore aracyari umusore. Ese ni uracyari umusore? Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Mama umeze neza? Yego. Ni wowe Living Hope Group iherutse gushyingira? Ni wowe sibwo ko mubaye vuba sonye ko mama w'umwana umwe? Ariko bahari n'ibindi bari inyuma yanjye bafite abageni benshi. Ntabwo mbitanga abageni. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Amakuru ni neza. Yo ureba ijwi rya kangahe? Ndirimba ijwi rya mbere. Ijwi rya mbere niyo ndirimbo ukunda cyane, yowe muhanzi ukunda cyane hano wa gospel ukabona kundi iyo ndirimbo je ni iyihe? Ben na Chance. Ben na Chance ni mpamvu mwabatumiye muri igitaramo se? Cyane ndabakunda cyane kandi nzi ko hari benshi muri groupe yacu babakunda. Yego. Harya tuva wenda tuvuga kuri Ben na Chance mbere yuko mu ndirimbo yabo iki concert izaba iri mu bandi, ntabwo mbaza Joseph ngiye kugenda urahera uvuge ukwime uzaba urimo korali imwe uyindi umwigisha tugende duhere hano. Concert yanyu izaba ku itariki ya 30 yo kuzisaba kuri imyaka 20 Living Hope Group imaze ibayeho, izabera hano kuri diocese yashyira mu karere ka Musanze nyine cyangwa mu Ruhengeri. Dore ko abantu benshi bari kuvuga yuko bagomba kuyizamo n'abanyakigali yatuvuye mu bande muzafatanya n'abahe baririmbye twagiye izaba irimo abahanzi dukunda turi benshi. Ben na Chance. Murakoze cyane. Tuba turi kumwe n'umuvugabutumwa dukunda Inzahuke Theogene. Niyo nshuti Inzahuke Theogene njya umuzanye bwa mbere kuri YouTube yajya nabivuga cyane kuyoboka kama TV urumva ni njyewe iriya ni produit yanjye ndamwemera cyane. Rero nkazababwira neza ababwira utuntu twiza cyane. Twagiye tuzaba turi kumwe n'indi korali dukunda cyane ndetse tunubaha. Yes, korali de Kigali muri Kiliziya Gatolika. Tuzaba turi kumwe kandi na korali yitwa Ishema Ryacu. Ni korali y'abakatolike ikorera hano muri Musanze kuri Kiliziya Gatolika ya Musanze. Tuzaba turi kumwe kandi
tuzaba turi kumwe kandi n'inshuti zacu zituruka muri ADPR ndetse n'abakristo bandi bose muri rusange bakunda Yesu Kristo twatumiye bose. Tuzaba turi kumwe kandi na nimutababonye ndaje babwira abandi bantu bazaba bahari mwagombye kuvuga tuzaba turi kumwe n'amakorali yacu ya hano. Yes. Harimo Heritage Group, harimo abarobyi ndetse na Jovan Square. Ndetse tuzaba turi kumwe n'inshuti zacu zo muri Uganda zatumiye ko zizaza. Twizeye yuko bazahagera tugafatanya gushima Imana. Jeff, tuzaba turi kumwe kandi na tuzaba turi kumwe na groupe yo kuramya no guhimbaza Imana izava i Kigali muri Anglikani. Reka tubifate groupe yo kuramya no guhimbaza Imana izava muri Anglikani diocese ya Gasabo ya Gasabo Kimironko ya Kimironko paroisse ya Kimironko. Okay. Tuzaba turi no kumwe na musenyeri w'Abanglikani muri diocese rumva ntazaba hari. Tuzaba turi kumwe na musenyeri wacu Samuel Mugiraneza Mugisha. Sorry, Dr. Samuel Mugiraneza Mugisha. Yego. Tuzaba kandi turi kumwe na Bishop Emeritus John Rucyahana. By'umwihariko akaba ari n'umunyamuryango wacu. Wa mu muryango. Yaboneyeho kandi kumushimira ko yagize uruhare rukomeye kugira ngo Living Hope ibeho. Ikindi piano ya mbere Living Hope yatonze niho wayiguze. Imana yamuhereza umugisha cyane. Yego. Nyumva se ko mwari mwabwiye n'abandi. None ikindi by'umwihariko bikomeye abantu bakomeye batajya bapfa kujya ahantu hose babonye muzaba muri kumwe n'ubuyobozi n'itangazamakuru n'abakameramani n'abafotogarafe ba Iyobokamana Media Group. Ni ukuvuga Iyobokamana TV na Iyobokamana Akadomorwa kwandika amakuru koko byacicikanye. Ijambo rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Nagarumu ngwibeshe ize irabikora urema iryo zina rye ijambo rirarema ijambo ry'Imana rirarema nagarumu ngwibeshe ize irabikora urema iryo zina rye. Amashimwe muri jye n'umutima umenetse n'ibyo mfite nambaye nk'uburabyo mumura nk'umubavu. Haleluya. Amashimwe muri jye, amashimwe muri jye n'umutima umenetse n'ibyo mfite nambaye nk'uburabyo mumura n'umubavu. Haleluya. Amashimwe muri jye, amashimwe muri jye n'umutima umenetse n'ibyo mfite nambaye nk'uburabyo mumura nk'umubavu. Haleluya. Rirarema, jambo ry'Imana rirarema, yasarumu nungwirese. Living Hope Group tugutumiye mu gitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana kizabera kuri Diocese AR Anglikani i Musanze. Ni kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 4 hazaba ari ku cyumweru. Tuzaba turi kumwe na Chorale de Kigali, umukozi w'Imana Nzahuke Theogene. Tuzaba turi kumwe na Ben na Chance. Kandi tuzaba turi kumwe na Korali Ishema Ryacu
rya Ruhengeri hano muri Katolike. Nanone tuzaba turi kumwe na Jovan Square Heritage Group ndetse n'abarobyi kwaya zikorera hano kuri Cathedral. Muzaze muri benshi, imigisha no gusabana n'Imana bizashyikira abazitabira iki gitaramo cy'imbatura mugabo.